ntabwo uzi aho kamera iri. Nese uri kumfata amajwi kuri izo kamera zawe. Nase ibi bifata amajwi. Hari umuntu wambaye amakuru. Yikize. Wari ko nzi hano se? Ngo warashatse. Narashatse. Ufite undi mugabo. Urumva ibyo birenze. Kugira umugabo urumva ibyo birenze. Nese ibyo nakubwiye. Okay, surprise. 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 Waramutaye ngo sheri. Mwana wanjye umeze ute? Yesu we. Waramutaye ngo sheri. Darawe. Do ntara emotion nta kibuka kari mama wawe. Ni iryinyo kurindi. Mana yanjye. Darawe. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira. Agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe. Atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Yes, na nyangusuza kandi nizere ko umeze neza aho uri hose mu bice byetandukanye, iburasirazuba, irengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru. Of course mwenye nitwa Cekecu isangikina n'abana ukina nyasoro atandukanye mu bice byetandukanye. Ramaga Kigali News magana 50. Tibrez na none from Maximus TV. Aha. Twaje tuje. Noneho batubonaga twicaye. Ubagiye kutubona tugera mu mihanda. Tureyagaga. Imihanda ya Kigali ntabwo biba byoroshye wa muntu. Simwari munkumbuye. Bakira abanye ubutumwa mwatanze bwarakunze. Bari bagukumbuye. Turi kumwe n'umwana rwose umuhungu ameze neza, ariko mutwihangane ko tumushiye muri kamera. Nta kibazo kuko hano hanze ababyinshi byetandukanye, hano hanze aba stories byetandukanye. Ni Kigali News 50, ni Maximus TV. Niho turiho. Umwana umeze neza. Umuhungu afite bwo. Ariko nyubyo twamuzanye. Umeze neza. Umeze neza. Na telefone amenya kuyikoresha. Bamenya guhamagara umuntu. Urumva ko ibintu ari fresh sana. Uyu mwaka waturetse kumuvuga wari we. Turetse kumuvuga. Ari cya kiganiro. Baramututse baramutuka baramuto. Nanjye nuko wenda ntagize yongera kumutuka wenda abantu bari kwibona nabi, ariko ari igihe umuntu abona ko ikintu umubyeyi yakoze mu by'ukuri yabikoze nabi. Kuko sinibaza kuntu umubyeyi ushaka gufata umwana wawe amaraso yawe watwite amazi 9 ukamurera akajya muri no myaka y'ubukure, warangiza ukagira gute ugakaraba ukajya kumuhasesha. Se ba papa bikiye ko nabo babanyiza babiri. Papa bikigiye se shaba papa bikigiye. Urabu umwana seramurira gute? Aho twamukuye murazi. Umwana ugeze aha ngaha ntabwo abagoye. Umwana ugeze aha ngaha ntabwo abagoye. Umwana ugeze aha ni wa mwana ushaka kohereza akamenya ko agomba kujya ku ishuri. Umwana ugeze aha ngaha ni wa mwana ushaka gusiga ibiryo akamenya ko ari buze kuza kigaburira. Umwana ugeze aha ngaha ntabwo umwana wereka ngo ujya kunyara. Yarageze ahantu nyina ufite ageze ahantu umwana aryoheye. Wo kujya no ku ishuri. Kandi ntago yiga. Umwana ageze ahantu aryoheye. Umva Tibre kubera Imana tuzamujyana no mu ishuri. Kuko na nyina nta bushobozi afite rero tuzamujya mu ishuri. Kandi byose Imana izabidushoboza mudabizi neza ko bizakunda. Mu gwerekanya amakuru nari maze icyumweru ndi mu gushaka uburyo nyina w'uno mwana hanaba. Nyina w'uno mwana nagaze ko twaje hano. Nyina w'uno mwana nta namakuru yaho uno mwana yabaga. Hari umuvandimwe turamushimire. Umunyamakuru mugenzi wacu tumushimire watumye n'umwana tumubona, yagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo aturangire tubashe kumenya ahantu uwo mwana. Impamvu twari kuba turi gukorana ikiganiro umunsi wano, ariko ntago yabashije kuboneka ku impamvu z'akazi kenshi abafi yagize.
nawe wenda tunamwiseguyeho Yego. ariko nzi neza ko ariko iza n'abazaza kuza abasure nta n'abazaza kibazo abasure nta so kibazo. uno mwana rero amaze iminsi ibiri yibera mu rugo iwanjye Mm. amaze iminsi ibiri yibera mu rugo iwanjye T-Bless yabona bibiri akambwira ati sa Kamara irabizi ko ufite abana ongera kuri bya birayi cyangwa ongera kuri ya mata umwana amere neza fresh namuzanye gutya T-Bless kuko abana banjye ntabwo bangana n'uyu Ndabazi. bamwe ni batoya abandi ni abasaza ntabwo bangana n'uyu abandi ni abasaza reka tubimukorere hanyuma n'Imana izakora ibyayo n'Imana izakora Kameramani ni Ntwari 250 kuri Instagram hose aba hari amafoto meza amavideo meza byose abari kumwe nabyo ngira ngo murabona amafoto amine amashusho kuntu ari meza cyane iyo ugiye nko kuri Instagram ukandikamo Ntare 250 cyangwa se Ntare 250 uhitugira gute uhitubasha kumubona neza n'ubundi buryo ushaka kudakoresha Instagram ushaka kuvuga ati se nkatwe tugakoresha Instagram twamubona gute wafashe nimero itaginze ku kiganiro ukavuga ati ndashaka wa mukameramani wa kamera yakubona nayo tugiye tugira gute tubashe gukorana ukareba yuko wenda hari ukundi kuntu kundi bitagenda neza. T-Bless dushimire ko n'umuntu n'intumwa twatumye kugira ngo ikomeze ducunge umutekano ko gahunda zimeze kuri wa mama ngo yibaryamye akabonye manene niga ngo yiribago uzi ko aragiye ngasanga arimo aragura ntago biba byoroshye Mungu hano hanze hari ubuzima hano hanze hari ubuzima ukoze nabi mwabantu mwe muba hanze ya Kigali iyi Kigali ifite ibibazo byinshi cyane none ngo turi mu cyo bita ngo ni sama ivumbi nabonye ibintu byabereye Gisenyi tuzabivuga tuzamura ibintu mwe mubiyetse ndabyibiki mfitiye abantu benshi cyane mfitiye amashusho amavideo byose na wa mukobwa utenga abagabo badututse nawe tuzamuvuga yagarutse T-Bless dukureho kamera se mwana umwana dukomeze tumwirukanze se mubibaho ndananje twakuraho kamera reka dukureho kamera nabo yo kutubona tugeze kanyira urabara dufashe dukureho kamera turamude mushano w'umukobwa yabonye kamera tugiye kwikavaringa kamera itariho T-Bless cyangwa umwana uko byibuze umwana ubutumwa bwasha ndagutera muri sinatereba iki kwa kandi tugiye kuzamuka haraterera ashaka kuzamuka kanyerera bakabona kuri kamera ngo isyaka ngo utumye umwana nganyera akagwa ngo T-Bless ibyo bintu naka bari sawa hari bajya kwanga twamushyira kuri kamera none sigana nakoze nabaga ngo umwana nzamuza nanamuheka umwana susuma ndagenda nanjye ngucungira nkirebera imbere gake gake yare tu yande ikintu cyane umutekano tugabanye iminwa ariko cyane umutekano haragunde ko kimeze hano hara isi yazamuka yo gutya wa tiba ngo arakarido mvura za ngo igeza igikuta cy'amabuye nicyo yaturangiye ukazamuka gutya ngo ukimara gutambika gutya ngo umuryango wa mbere uhitugeraho ngo ariho akarido ngo naho batekera ngo umuryango ngo ugasanga umuryango wa mbere gutya uhitugeraho harabara aho ngaho gashaho ura mukobwa nawe tumusuhuze nyine n'ubuzima tu nari koraho kamera tutaza kunyerana n'umwana tukaba hariho kabyaruze kudufasha dusubira kwindika so T-Bless bibaye ngombwa ko byaramwe basi umugani wa Kirusongo ni ucece mu gace ndari bucece mu gace gatuma koko gake ngono gutema icyo nacyo cyabaye none nk'ikirara burundu yabaye ngo n'intumwa y'ibyahishe mu kabyara mu muhungu turavuga gahonye uvuga ngo wasanga no bwabebwe kiro ndekera ndamwirenda kwandagenda gake wa muhungu kuri ryanjye tugiye gengeze Nenda bikunda yavuze hano haboro batekera hano hantu sibyo ukaza ku muryango wa mbere cyegera aranze komanga mugiye ye baranze baraze amukobwa ni uyu mwana aramubwira abayishanga we mushyiranga ku ngiye ngiye koma mu cyegera we bikoranye baranze uragabona kamera ndayihishe simbe man kamera ndayihishe kamera nkuba muraho neza komere cyane Yesu nashimwe hafi ntayo ni kano kantu gusa nitwariye mu ntoki gusa nta kamera iriho habe hafi kamera subu yaba mamari nanjye mamari abagiye umuntu ushaka kwinjira ntabwo ninji nta bintu byo kuri umunsi bitagashira ko urase umunsi none turagukanguye ariko siko muri na kamera wapi ntayo ni ku muntu abigenda abavuye nko kuri tera kenda yitwaje twamaze ayo urimo kubona
burira amazi yanjye ku misozi cyabarwa banjye kuzaba kore mboka Imana urakaze yahumva ariko turagukanguye cyamuranganguye pe amwete bless twihangane Simo turagufata amajwi ko naguze aho kamera iri nese uri kumfata amajwi kuri izo sare kamera nase ibi ngibi bifata amajwi hari umuntu wambaye amakuru yikize ariko ko nzi hano ngo warashatse narashatse ufite undi mugabo ese urumva ibyo birenze kugira umugabo urumva ibyo birenze nese ibyo nakubwiye okay surprise surprise waramutaye ngo sheri mwana wanjye umeze uti yesu we waramutaye ngo sheri kiri bite do ntara emotion yamenye mbabwiye narakibuka kari mama wawe niryinyo kurindi mana yanjye dore we ubu ni uburya ubu si uburya utamubona dore we Tibre njyewe mumbariza ibibazo njyewe nta bibazo byinshi byo kumubaza mwana we kere bimeze bite yesu we umeze ute siya umeze neza mwana umeze ute ari harya kabumbo gusa nta no kumaza niba ushonje ngo yaramugabura mubyara bo mubasha kurera mubyara mubasha manje kambwiye siya cyo koza mu agusha baranasa reba kuntu basariko mana yanjye ya amaso ariko siya urakuzima ndakoze iki eh araho wantumye gukorera Imana nta gihombo kibaho ubu nagushimira ute gusa urakoze ntabwo wabyumva mwana wanjye banzure kiga turaza kuza nabanje ni turamusigira n'ubundi oya tumukuzana utabizi turamuzanye n'uwawe turamusigira n'ubundi nuko nta myenda tumuzaniye cyane naramu nta kibazo turamusigira n'ubundi sibyo n'uwawe wumva nyine ikibazo cy'amatsiko cyane ebyiri zimwe zirakureba ikibazo cy'amatsiko kameramani ntabwo dore we yazanye na kamera ikibazo cy'amatsiko ushaka kubaza cyambere byo by'abakamera byihorewe babiritse ikibazo cy'amatsiko Tibre mumbariza egira imbere wa mubye ntacyo ikibazo cy'amatsiko gikomeye cyambere ngiye kukubaza cyane kera umeze neza yego wabagahise mwana wanjye ikibazo cy'amatsiko tugiye kubaza cyane kubimubariza mu nzu nta kibazo ukimara gufata umwanzuro wo guta umwana tayari ikibazo cyambere ukimara gufata umwanzuro wo guta umwana wari aka kanya wari wibagiwe ibise Tibre ntago namutaye ntago nataye umwana sibyo ni ubushobozi bukeya nari mfite ngewe nta nubwo namutaye ngo mutere abandi namusige papa we nkuko nawe byaba ngombwa ko umwana wawe umurera sibyo ntago nataye umwana wanjye mbishaka pe sibyo urabizi ntago kwikuraho ku mubyeyi kwikuraho umwana biba bigoye sibyo ntago nataye umwana wanjye mbishaka gusa mana yawe ko urusha nyina w'umwana sibyo ariko abashaka kumurya ntago wata umwana wawe rero kugira ngo none kuki we wemeye nk'umubyeyi ukemera ukavuga ngo urukundo nagombaga umwana wanjye ukijishura ukemera uvuga ati ndarwiyambuye none n'umunyamakuru agakorera n'undi munyamakuru aramukuzaniye ntabwo nari mbizi ko ari umurenge yewe namusigiye papa we ese wari uzi ko umwana byibuze uwo sare w'umufite waba papa wiwe barakize pe baranamwemera sibyo ariko papa we ntabwo abyemera ariko iwabo mama we nyirakuru namushyiriye arabyemera namushyiriye nzi ko ari bumushyire nyirakuru bakabasha no kumushyira mu ishuri dore urabona arakuze namusize ari na muto afite imyaka 4 dore ndabona yaranakuze byatari hashize igihe pe nahamagaye siyaka burya hashize igihe musize urumva nayo ati bagiye kumushyira mu ishuri umwana wanjye abeho neza ntabwo namutaye nzi yuko bizagenda gutya gusa ndumva nishimye pe kuko nongeye kubona umwana yari amaze mu rugo kwa Isiyaka ntabwo nyizi pe kuko hashize igihe ntago mbizi kuko uravuze ati hashize igihe kandi utubwiye ko wamusigiye ese byibuze wigeze ugira amatsiko cyangwa se wigeze ugira umutima wo guhamagara se w'umwana ati wamaho umwana byiza nkamusuhuza yego ni umutima nawe ugize ahubwo papa wiwe yumvisha ari ngewe kuko iyanjye arayiborotse yahise nkupa yumvisha ari ngewe nyine muhamagaye pe yahise nkupa muha undi mukobwa w'inshuti yanjye ngo bavugane yigize ngewe nabwo yumvisha ari cyerekeranye no ku mwana nabwo ahita mukupa pe ntabwo twabashije kuvugana gusa Imana ishimwe kuba mbongeye kubona komanteri komanteri narazibonye baranutse abantu benshi baranutse ngo umwana wawe n'iki isomo nakuyemo nyine gusa nari navuze ko nongeye kubona umwana wanjye niyo bwaba ari ubusa twabusangira ariko tukabaho turi kumwe aka kanya uramubonye Imana ishimwe hajya gukurikira hirya ikintu kigiye gukurikiraho ni ukwizirika ku mwana wanjye nta kumuta ubuzima bubi tumbayemo tukabubanamo
nkamenya ngo nariye cyangwa wowe ngo yariye nkayibyo reba amaso sha banza undebere mu maso mu maso hanyina wiwe ntago wabyumva reba amaso byonyine gusa uzakora kugira ngo ubone ko binci banza urebe amaso yiwe ngiye nkorera abafana banjye akora n'Imana ishobora byose banza urebe mu maso hiwe ariko fotokopi neza bogari shoza uyu ngaza umuntu ukomeye yatashye hari umuntu wavuze kibe ngo bose wirira nyine hari umuntu wavuze ngo gute uvuga ngo uri imfubyi uzi neza gute ko umwana atazaba imfubyi cyangwa na se w'umwana ari imfubyi ego homara turi umuntu yavuze ikintu gikomeye cyane ntakabe imfubyi bino bintu biragarukira hehe bino bintu rero genda bishoje gusa nshimira umunyamakuru wose kunambwiraga kazi karakozwe umwana ngo wahoraga buryo baravuga ngo umugabo nusoza ubutumwa abamutumye ese nzariganwa ijambo naramumusabye pe arambwira ngo nago yamuma pe kuko ngo bamuzaniye ngo simuzi ngo rero ngo nago yapfa kumuntu ariko none Tibrez ari ikibazo rero nkamubwira ati Siaka wamfasha pe nkabona umwana wanjye gusa Imana ishimwe ko wamubonye hari ikibazo cya se w'umwana ubu ngubu urumva ushobora kuza bati Siaka ko umwana wanjye ari kuri munyamakuru umwana wanjye wagiye kumusaba munyamakuru gute umwana wanjye wamujyanye kwa nyina gute baramunzaniye twabyibaza gusa wa mugabo nawe uri kigwari amatsiko ya mbere ngiye nshaka kujya ndifuza kuzaganira na se w'umwana ndifuza kuzaganira na se w'umwana nkibaza kuntu bamuzaniye umwana bikarangira atabaza naho umwana ari akamutanga akamugaba akamuha umunyamakuru yananiwe kwirerera cyangwa se yananiwe kurera uwo mwana sura munyamakuru ko yifite umwana ugeze aha ngaha ntabwo aba agoye nawe ugeze aha ntabwo aba agoye Siaka reka ino nkuru tuyigarukiriza hano abari badukurikiye subscribe we mubana natwe tuzagera tugusure even nuzadutuma tuzazana ubwo butumwa tubushyira imbere ya kamera tubusubikire ariko nawe ugire gute witekerezaho sinjya nsoza ikiganiro rero ngewe utagize inama wenda ugira abana agira inama agira abakobwa bagenzi be cyangwa abagore bagenzi cyangwa n'abagabo n'abantu batwara inda wenda bajya bavuga ngo gutwara inda imburagihe batujije imyaka nkanjye nayitwaye mfite imyaka 16 pe nari mutoya ntago ari cyo gihe cyo gutwarira inda ngo ube wasama nyine utubyare ubwo bwenge bwo kuyikuramo sinigeze mbugira pe ntago nigeze mbugira nari nziko nzabyara umwana wanjye tukaba mu buzima bwiza yego byabaye ngombwa ko tuba mu buzima bubi ariko nk'inama nagira abakobwa mubyara abana mwizirike ku bana banyu wumve agahinda nari mfite ntago wabyumva pe nari mfite agahinda ko kuzabona umwana wanjye nagiye muri commentaire mbona abantu baranutse mana yanjye sinzi ko nabikubwira ngo byumve pa gusa Imana ishimwe kuba nongeye kumubona iyo waryamaga ntabwo ugasinzira nasinziraga pe nakubeshye sinasinziraga no kurya yego biba ari danje ariko niyo wabibonye nyine no kurya ntubishoboye ariko ubu ngubu rego ufite umwana nk'uyu wabona risk wanazibona pe urifuza kuzajya kubyara vuba wapi pe kubera ntago nabyara ugiye kubanza kurera ngo abanza kure mbashe n'ubushobozi bwo kumushyira mu ishuri durageze n'igihe cyo kujya mu ishuri nta nubwo yiga ngo ugiye kubyara undi wa kabiri mituweli do twajya mu kwa karindwi mituweli nayo irakenewe na mituweli ziba zikenewe kuko bahura na risk nyinshi zo kurwara ushaka kudukurikira bati kanigirire mu mwana mufashe wowe kabyara gufata nimero itagenze ku kiganiro iyo namiri ku kiganiro mufashe umwana umwana akeneye kujya ku ishuri turi mu kwezi kwa karindwi ejo mu kwa kane ishuri riratangira abe yagira gute abe yajya ku ishuri ibyo muzamukora byose tuzabibereka kuri kamera kabisa siko bimeze cyane rwose ariko nanone Tibrez ntabwo dukwiye kuza kugenda gutya inyuma ya kamera ari igikorwa dushaka kuza gukora sibyo kugira ngo wenda uri umwana sinzi nimba nyina yari cyangwa nimba ikibara mu nzu yaho n'iki ntago tubizi tugomba kubikora kabisa ntabwo biba byoroshye kurya ijambo kwicuruza ko umugore uzijyanye njya mbyumva ibyo bikora oya ntabwo ubwenge mbufite bwo kwicuruza pe waba ufite ibibazo byo guhangayika byo kubura umwana wawe ngo ubone nawo umutima wo kujya kwishimisha koko mu masaha 30 bayeho ntabwo byoroshye nyine ni danje pe ni kwa gutera ibiraka hirya no hino waba wabibuze nyine ukaryama none so wajya kwandavura she nomero zo ku kiganiro cyangwa bazaduhamagara yumva inama nziza kuko kenshi yagiye wishyira ugasanga nta muntu wenda uri kuza amushakira ikintu wenda kijyanye n'ibyo n'ibibazo afite asanga abantu uje kongera ibindi bibazo bibe byiza cyangwa se bibe bizima reka bazaduhamagare iranga ku kiganiro kugira ngo byose bigire gute mana bigende neza ndabashimiye pe Imana ishimwe murakoze baye sinzi ko nabona ikintu nagushimira nta mutima Imana izampemba murakoze rwose kuba mbonye kubona umwana wanjye Imana izampemba sigara amahoro turagukunda zagaruka
reka dushimiye abari bakurikiye Maximus TV, abari bakurikiye Kigali News 25, abari bakurikiye Ishyaka TV 150. Reka tubashimire, twizere ko aheza ni mu ijuru tuzajya dukora ibyiza ati bless. Imana izagenda ibiduheramo umugisha. Ni mukobwa ko nakifunza no kiyo mwana wandi ukabyara. Mwana abana. So reka tubashimire, cyo tubasane subscribe, cyo tubasaba ni muri commentaire, mukayamuka tugira inama n'ikindi. Mana igikomeza Kora abantu neza umugisha tusangire. neza. Kuri kamera hari 250 kandi urakoze cyane. Mana duhana umugisha.